ibyo ntibigirwa n'umuntu wari we wese. Muka Potifari akajya gukomera amashyi ati yo mbega umusore mwiza we, hari undi musore umeze nkawe muri Egiputa yose we. Iyo uri injiji, iyo uri indangazi, wishimira amashyi ya Muka Potifari kuruta kwishimira icyo Imana yakurotesheje. Agutega abana beza, akajya kubwira ngo ntuzasiga abana mu rugo ngo ujye guterana wumva ijambo ry'Imana. Wajya ubara ukavuga iyo mbego ninjye mugore uhiriwe we. Wajya ureba abantu ukavuga Yesu we, bisa hari abandi bagore babyaye nkanjye. Agutega ibitenge byiza muri garderobe cyangwa varize, akajya guteza ubwibone, kumbe ukibwira ko bisa n'iby'Imana yakoze, kumbe ari umutego. Kandi cyo nkundira idini rigukomera amashyi rikava yo mbega umugore, mbega umukobwa, mbega umusore ubizi kubikora, mbega akora aririmba neza, rigukomera amashyi. Idini rigukomera amashyi, ariko ijuru rikarira kiva ngo twarapfushije. Kandi numva ndi mu buhanuzi bukomeye. Hari umunsi Imana muzahura Papa Tunda, hari umunsi Imana muzahura musore, kandi uzabimenya ko ari wo munsi wawe. Nitwa Joseline Mukatete. Murabona ko uruhimbi tubaye nk'uruhinduraho gatoya. Banza aka gatoti baragakoze birefeye ku mushumba wanyu. Nge nabonye kansumba rero. Nizere ko ntawe bibangamira. Ntawe bibangamire ndabizi neza. Hanyuma nitwa Joseline nkuko nari mbivuze, ndi umukristo wo mu Gatenga kandi nkaba n'inshuti ya Rubonobono. Rwose iyo bampamagaye nza nihuta kubera ko Yesu yangize inshuti namwe. Turashima Imana muri Kristo ko uyu munsi Imana yaduteguriye kugira ngo tuwutaramiremo. Umugisha ukomeye Imana yakoze cyane kutuzana namwe ikabazana kugira ngo twumve icyo Yesu aganira natwe. Twese amen. Murananiwe, mushobora kuba maze iminsi mwiyirije ubusa, ni byiza, ariko umuntu w'imbere ni muzima kandi afite imbaraga. Nkuko korari imaze kubiririmba, umuntu w'imbere ni muzima. Rero Imana ibahe umugisha. Dushimiye abayobozi b'itorero baturaritse, dushimiye namwe abaje guterana uyu munsi. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana nkuko mumaze iminsi muryumva, bigendanye n'igihe turimo cya Pentekote, igihe abantu bategereje ko buzura umwuka wera n'abamaze kumuhabwa ngo bamusabe akomeze kubayobora. Se muri kunyumva? Abinyuma hariya muri kunyumva? Sawa. Reka dusome igitabo cy'Itangiriro igice cya 41. Itangiriro 41 murongo wa 38. Dusome Itangiriro 41 murongo wa 38. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana? Tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana? Yohana 20, ubutumwa bwiza kubwanditswe na Yohana igice cya 20 murongo wa 22. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu isezerano rishya igice cya 20 murongo wa 22. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 20 murongo wa 22. Haravuze ngo amaze kuvuga atyo abahumekeramo ati, nimwakire umwuka wera. 22 haravuze ngo amaze kuvuga atyo abahumekeramo ati, nimwakire umwuka wera. Abo muzababarira ibyaha bose bazaba babibabariwe, abo mutazababarira bose bazaba batababariwe. Amen. Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abiroma igice cya 8 murongo wa 16.
Abaroma igice cya 8 murongo wa 16. Abaroma 8 murongo wa 16. Haravuze ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Amen. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Amen. Wa mucuranzi wa piano yegere piano ndirimbe, hanyuma tuganira ijambo ry'Imana. Hari abatakumva ariko twe turakumva. Mose yararagiye intama ku musozi witwa Horebu, maze abona igihuru kirimo kwaka mu muriro. Aratangara ati reka njye kureba riya shyano riguye, maze menye impamvu yabyo. Maze yumva ijwi rimubwira riti, Mose Mose kwe turi inkweto zawe kuko uhagaze arahera. Urumugira neza mwami ntujya uhinduka. Hari abatakuza ariko twe turakuzi. Oh, hari abatakubona ariko twe turakubona. Hari abatakumva ariko twe turakumva. Haleluya, haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo Pentecote si umunsi ahubwo ni ubuzima. Pentecote si umunsi ahubwo ni ubuzima. Ntabwo tuyizihiza nka anniversaire, oya. Ntabwo ari happy birthday ya Pentecote, no. Pentecote ni ubuzima. Mwuka wera ni ubuzima. Twese amen. Sikomona mwandakariye ndabigira nera. Nuko musigaye mufashwa. Ariko muri kunyitegereza ndabona bimeze neza. Ntago Pentecote tuyitegereza ngo tuvuge ngo nibwo tuzuzura umwuka wera. Ibyo byaba ari ikinyoma. Ahubwo Pentecote yabayeho mbere y'umunsi. Twese haleluya. Muze kunyikiriza haleluya. Cyane uko nahinduye uruhimbi byabacanze. Hana nyiribiwe. Ntago Pentecote tuyitegereza ngo tujye kubyina muri sitade. Pentecote turayirarana, Pentecote turayicuruzanya, Pentecote turayigana n'ubuzima. Nidutegereze igihe tuzambara uniforme ku makorari. Oya sibyo, ahubwo umwuka wera ari muri twe. Mwuka wera ari muri cye, mwuka wera agomba kuba muri wowe. Ibindi byose ni pure. Icyakora ni bisiza kubikora, akabera b'Imana bahura tugatarama. Ariko ubundi Pentecote ni ubuzima. Ubuzima. Ese namwe muzaririmba mu giterane? Iri jambo dusomye mu Itangiriro 41 ni umusore wahawe Pentecote, ayihabwa abantu batabizi, muka Potifari atabizi, ariko ni umusore ugendana umwuka wera witwa Yosefu. Hari njye nibaza niba aba bahungu n'aba bagabo bazutse bakaza rubonobono uko batubona. Tekereza uri mu iteraniro ririmo Yosefu. Twese amen. Ni umusore wuzuye umwuka wera, kandi ntiyawuzura kuko abibwirijwe n'idini, ahubwo bihinduka ubuzima, bimubera ubuzima. Yosefu avukana na bene se 12 na mushiki wabo witwa Dina. Ni umusore wavutse akenewe, akunzwe,
ko biravuga ngo nyina Yakobo yamuterese imyaka 14 kwa Labani. Nyina yari Rasheli wa mukobwa mwiza. Hanyuma muribuka ko Yakobo ajya kurambagiza yakunze Rasheli ari we nyina wa Yosefu na Benyamini. Labani aramuhindura aramubwira ngo iwacu ntidushingira abato abakuru bagihari. Baba mushingiye Leya. Hanyuma mu gitondo abyutse ajya kubwira se aramubwira ati papa niko databukwe wankoze ibiki ko nararambagije Rasheli ukabumpaye Leya bigenze bite? Yemwe gutubura byahereye kera si bya none. Aramubwira ngo ntiwamenya amakuru y'inaha ntidushingira umuto umukuru agihari. Niyo mpamvu twaguhaye Leya igende wihangane. Ariko ngo urukundo Yakobo yakundaga Rasheli ngo rukomeza kwiyongera. Aramubwira ngo ntacyo ntazakora kugira ngo mbone icyo naruhiye. Reka mbabwire ntimuzave kuri Yesu kugeza igihe muzabona icyo mwaruhiye. Twese haleluya. Niyo mpamvu baririmbye baravuga ngo umuntu w'inyuma arasaza ngo ariko igituma akomeza guhinduka mushya ngo ni ukugira ngo bazasingira icyo Yesu yagize gute yabafati. Siko wagira ngo ni mwari muhari. Igituma basaza ariko ntibananirwe ntibajya muri pasiyo mu isi y'umwuka ngo ni uko bashaka kuzafata icyo Kristo yabahishiye. Ariko mwaririmbye neza mana. Ninsoza mwongere muyiririmbire indirimbo. Ngo igituma mudacogora muza mukaririmbe ejo mukagaruka. Intambara zabaye nyinshi, ibigeragezo byabaye byinshi, mu bukene bwinshi cyangwa ubukire. Rega n'ubukire burya nabwo bwaba ikibazo. Mu bukumi cyangwa mu bugore, mu busore cyangwa mu gihe cy'umukuba umugabo, mu gihe cy'ubushomeri n'igihe cy'akazi. Ngo igituma badacogora ngo barimo barabona icyo Yesu yabapfa. Ibyo ntibigirwa n'umuntu wari we wese, bigirwa n'umuntu ufite Pentecote. Ni umuntu ufite umwuka wera amwereka icyo Kristo yamufatiye. Niyo mpamvu tudacogora nubwo umuntu wacu w'inyuma sasa. Ni ijambo nkunda cyane. Yosefu ise amubyara yamubyaye amukeneye amukunze urukundo ararumuha amuha affection ku babyeyi murabizi. Icyambere ngamugurira ikanzu nziza y'amabara meza. Icya kabiri akajya amuvuga cyane muri bene se. Icya gatatu iyo Yosefu yarotaga yarazaga akabwira se no kuvuga umwana na se bari bafitanye isano rikomeye, barakundanaga cyane. Hanyuma Yosefu rero ngo bene se baza kumugirira ishyari ngo bashaka kumwica. Ntago aricyo nagambiriye ariko afite iby'Imana yavuze abibwiwe n'umwuka wera. Mwuka wera aravuga. Mwuka wera aravuga. Dushimira umwuka wera aravuga. Izindi mana zifite umunwa ntizivuga ariko iyo twiringiye iravuga. Yosefu agenda n'inzozi baramugurisha n'Abishimayeli ngo uwo muri Egiputa afite umwuka wera. Reka mbabwire torero kuba waruzuye umwuka wera ntibikuraho kugeragezwa. Kugira ngo umenye kuvuga amen uvuge mu ndimi ntibiba kure y'ibi bibagerageza. Ntibiba kure kuvuga mu ndimi cyane no guhanura cyane no kubwiriza nka Joseline no gutanga amaturo muri ADPR no kuba umukirisitu mwiza wambara birebire ntibigutuza kure y'ibi kugerageza. Ariko umva ikintu cyiza hafi y'ibitugerageza dufite umwuka wera. Ibitugerageza bituranye natwe ariko utuneshereza atuye muri twe. Kasubiremo akaka. Ibitugerageza bituranye natwe biri hafi yacu ariko utuneshereza muri byo aba muri twe. Tugendana nawe, turarana nawe, tuvugana nawe, turamwumva. Ndumva ndibufashwe uyu munsi. Ndumva umwuka wera ari muri riteraniro. Munyikirize haleluya. Torero mwaje gusenga munyikirize haleluya. Sububaye uhute utagira umwuka wera. Hita wiha formule y'ubuzima wabubaye mutagira umwuka wera.
bitekereze, reka nguha amasegonda nka 20 yo kubitekereza. Waba ubayeho tutavugana n'iyi Mana, Mwuka Wera atakuvugisha. Kandi Umwuka Wera ntitumutegereza mu bahanuzi. Oya, Umwuka Wera ni umutungo wimukanwa. Ndabigira n'Imana. Musho ndikumva Yesu yampaye ibintu bikomeye. Yambwiye ngo nze mbabwire ngo Pentecote si umunsi, ahubwo Pentecote ni ubuzima. Twese amen. Twese haleluya. Mama, waba wubatse urugo gute utagira Umwuka Wera? Bitekereze, ihe umwanya ubitekereze. Mukobwa nka Joseline, waba ubayeho ute muri uyu mujyi wa Kigali udafite Umwuka Wera? Hita ubitekereza. Wigereranye n'ababanduzi batamufite. Kandi nabo uyu mwanya turaza gusenga Imana imubahe, kuko Bibiliya yavuga ngo Imana yamutanze imucuncumuye. Papa, waba ubayeho utagira Umwuka Wera? Hita ubitekereza. Mu minsi ishize nanabwirije mbwira abantu, nababwira ngo abarakore nibatagira Umwuka Wera bazasara mu gisirimu. Kandi muzasara muvuga Icyongereza kuko mwarize. Dufite leta nziza iri kwigisha abantu bose. Hanyuma mubura amashashi mutoragura, ubwo muzajya mugenda na envelope, kuko mu gihugu cyacu nta mashashi ahari. Muzasara muvuga Icyongereza, muvuga Igifaransa, ariko abafite Umwuka Wera bafite amahoro. Bafite amahoro yuzuye. Babayeho mu buzima bw'ibanga. Bafite ukuntu bagenda, bafite ukuntu bavuga, bafite ukuntu bateye. Isi ntibakanga, ibihe ntibibakanze, kuko baziranye na nyir'ibihe. Ntabwo ibihe bibakanga, ibihe ntibibamaramo imbaraga, kuko uko babayeho si bo babyigenera, bigenwa n'uwavuganye nabo. Uko barya, uko batunze, uko bambara, uko baba mu mazu, si bo babyiha. Bafite ubibagenera, akamenya igihe nyacyo bikenewemo, kandi bikagira inyungu nziza zo gukomeza kubaha Imana. Bigira inyungu nziza yo gukomeza kubaha. Paulo yaravuze ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatikanije no kugira umutima unyuzwe, ngo bivamo inyungu nyinshi. Ntibigirwa na buri wese, bigirwa n'abantu babana na Pentecote, babana n'Umwuka Wera. Ndabona muri kunyumva. Twese amen. Yosefu nguyu kwa muka Potifari, umugore w'umukiri. Mwisi ibigaragara abonye amahirwe yo kubaho. Kanze mbegere basi wenda muraza kunyumva. Yosefu kwa muka Potifari, mwisi y'umubiri abonye amahirwe yo kubaho, ariko mwisi y'umwuka siko babibara. Ntago uko babibara, kuko imibare yo mwisi itandukanye n'imibare y'ijuru. Imibare y'Umwuka Wera itandukanye na kalendare z'inaha. Haleluya. Yosefu kuba ari umukozi kwa muka Potifari, utagira ngo ni n'umuntu uciriritse. Oya, wakujyana kwa premier ministre hano akakubwira ngo genda nibura ujye umutekera icyayi mu gitondo, ntiwahembwa munsi y'ibihumbi 300. Ntago Yosefu yari aciriritse, kandi ngo Imana yari yamuhaye igikundiro ngo gituma muka Potifari na sebuja bamukunda urukundo rwinshi, ngo bamwegurira ibyo mu nzu yabo byose. Iyo Satani ashaka kukwereka ko uri umunyamahirwe mu bwami bwe, akwegurira hafi ya byose. Munyikirize amen. Yaguha akazi kaguhemba miliyoni, yaguha umugore w'amataye, yagushyira muri ofisi irimo ibintu byose, yagushyira mu rugo rwiza, yagushyira hano
ukajya ubona bishashagirana nk'ibyatanzwe n'Imana, ariko iyo agushaka, iyo agukeneye agutega ibintu bishashagirana, inyuma akabisiga zahabu, imbere agashyiramo ibinonko. Muranyumvise? Abisiga zahabu, Mukapotifari akajya gukomera amashyi ati yo mbega umusore mwiza we, hari undi musore umeze nkawe muri Egiputa yose we. Iyo uri injiji, iyo uri indangazi, wishimira amashyi ya Mukapotifari kuruta kwishimira icyo Imana yakurotesheje. Halo? Haleluya. Agutega abana beza, akajya kubwira ngo ntuzasiga abana mu rugo ngo ujye guterana wumva ijambo ry'Imana. Wajya ubona ukavuga iyo mbego ninjye mugore uhiriwe we. Wajya ureba abantu ukavuga Yesu we, bisa hari abandi bagore babyaye nkanjye. Agutega ibitenge byiza muri garderobe cyangwa varize, akajya guteza ubwibone, kumbe ukibwira ko bisa n'iby'Imana yakoze, kumbe ari umutego. Ariko abantu bafite Pentecote ntibajya bahindurwa n'ibyo Mukapotifari abereka. Ntibibaho. Iyo umuntu yabonye Pentecote, iyo ayifite, Mukapotifari ntashobora kuguhimisha, ntashobora kugukangisha amashyi gukomera ngo urakaze, ahubwo wibuka icyo Imana yakurotesheje, ukavuga ngo nubwo nabandi kumwe na Mukapotifari twenyine nakomeza nkakiranuka. Si gitangaza kuba ufite miliyoni zawe kuri banki, ariko amafaranga yawe nayo, wowe nayo mugomba kuganira kugeza igihe amafaranga azamenya ko, kugeza igihe ikofi yawe izamenya ko wowe wuzuye umwuka wera, ugenda na Pentecote yawe. Sheri wawe, fiance wawe, mukobwa cyangwa umusore, mugomba gukundana, ukamubwira I love you, ukamubwira je t'aime, ariko biherekejwe na Pentecote. Imana imfashe cyane. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Hanyuma rero Pentecote ni ugufata ubuzima bw'ijuru ukabuhuza n'ubuzima bw'inaha, bigahura. Abantu mwizi imibare kera muzi ikimenyetso cyitwa birutwa na biruta na bihwanye. Amen. Utwo tuntu nta muntu utatuzi. Rimwe irutwa, kabiri iruta, kabiri na kabiri bigize gute? Reka mbabwire, Pentecote ntago ari birutwa. Uya, ntago ubuzima bw'umwuka buzamo birutwa, nta nubwo ubuzima bw'umwuka buzamo biruta. Keretse mu isi yo kwizera, umwuka wera yaruta ibindi bintu byose bishashagirana biri naha mu isi. Ariko ku muntu wizera, ku mukristo, ubuzima bw'ijuru busa n'ubuzima bayemo inaha. Mana nyiribihe we, reka nkubwire akantu, munyikirize amen. Kugira ngo umenye ko utari umujura, ni igihe uri imbere ya miliyari z'amafaranga, ubizi ko wasize abana mu rugo nta nakawunga bafite. Kugira ngo uzabimenye ko ufite Pentecote, uzifata uri imbere y'ikofi y'umugabo wawe, ubizi ko irimo amafaranga kandi yakwimye iposho, utari bukore mu mifuka yiwe. Kugira ngo umenye ko ufite Pentecote utayitegereje muri Yeriko ejo muri ku cyumweru, kugira ngo uyimenye ko uyifite, ni igihe uzihangana ibiganza byawe ukabwira ngo biganza byanjye sinkora mu ikofi y'umugabo nubwo nta rasiyo yasize, simbikora kuko mu isi y'umwuka naba ndi umujura, ariko mu isi y'umubiri nabangaburiye abana ntibapfe, ariko imbere y'Imana naba mfite icyaha kuko nibye. Mwayumvishe Pentecote? Siko ngandakari ngaho musekende. Pentecote ariko Imana ishimwe yampaye kubabwira aya magambo. Pentecote ni uguhuza ubuzima buri inyuma y'icyo perezida wakorara gukeneyemo, ukabihuza n'ubuzima ubayemo mu cyumba ahantu perezida atinjira. Wabihuza ijuru rikavuga ngo ibi bintu biri iko birangana. Uko tumubona abyina, uko tumubona aririmba, bingana nuko
ari muri dushe ari no mu mashuka ye. Iyo bitabaye ibyo ubeshya isi y'umwuka, kandi icyo nkundira idini rigukomera amashyi rikiva yo mbega umugore mbega umukobwa mbega umusore ubizi kubikora mbega akora aririmba neza, rigukomera amashyi. Idini rigukomera amashyi, ariko ijuru rikarira kiva ngo twarapfushije. Twese haleluya, twese haleluya. Iyo utanga icya 10 n'amaturo menshi utafite Pentecote, idini rirabangwa n'ukuri dufite umugabo ufite amafaranga rikajya rigukomera amashyi. Nta nama yaba udahari ngo dufate ibyemezo, kuko ari wowe ufata ibyemezo bya nyuma. Intebe waraziguze, waguze uruhimbi, waguze ibintu byose. Idini rigukomera amashyi, ariko isi y'umwuka ikabanga uyu muntu nta Pentecote agira. Twese amen. Yesu we, ndi kubabwira ibintu bibi birasharira, birabishye, biraryoshye. Kwarite mirasharira ariko ivura malaria, si byo se? Ishimira kuvuga ko baterana muri ADP, umushumba wanjye ni runaka. Ibyo ni byiza ko tuba benshi, ariko aho kuba benshi batuzuye umwuka wera, twaba bake buzuye imbaraga. Mwijuru ntibadukomera amashyi kuko twatuye menshi. Halo, abaririmbye nka Joseline, amen. Ntuzabona mwijuru bagukomera amashyi kuko wacuranze neza, wakoze mixage neza. Ntibibaho. Ahubwo ni igihe uvuye kuri mixage ugeze mu rugo bakavuga ngo Pentecote yakuye mu rusengero arayikomezanyije no mu rugo, nibwo ijuru rikoma amashyi. Ijuru ntirireba ibi, ijuru rireba ibiri inyuma y'ibi. Kubwiriza cyane nk'uku, nkavuga cyane nkasarara, nkamera nk'uwapfuye, ibi ntibikanga Imana. Uzi ikintu gitangaza Imana ni ukumva na Joseline atashye yagera mu rugo akagumana Pentecote. Twese amen. Kujya ku misozi gusenga cyane bira ntibikanga Imana, kugeza akanyarira no gushaka abahanuzi bafite amavuta ashyushye, birasi byo byerekana Pentecote. Pentecote ni igihe uhagarara imbere y'icyaha ukakivuga ngo wacyahawe, nge nakiriye Yesu. Hallelujah. 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 Yosefu ngo muka Potifari ari we nyirabuja, amugirira irari, reka mbivuge gutyo, ngashaka ko baryamana. Umusore ufite Pentecote aramwitegereza, ngaramureba, aravuga ngo uyu musore nkurikije ukuntu mubona twaryamana. Umuhungu aramureba, aramubwira ati umva wibeshye, ku basore bose babaho muri iki gihugu nge ndi umuheburayo wo mu baheburayo, ntibishoboka. Ngenda na Pentecote, mfite umwuka wera andimo. Muri 108 yararimbye aravuga ngo ngenda umukristo. Icyo ni ikintu gihumuriza idini, ni ikintu gihumuriza korari, ni ikintu gihumuriza uwo twashakanye, ni ikintu gihumuriza abana banje. Yaravuze ngo ni ikintu gihumuriza umutima. Nicyo gikorwa n'inge gikorerwamo, ntago ari abandi, abandi nibibareba. Ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, ngo kandi kinyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Aravuga ngo kandi njye ndi umukristo, ngo naho nasekwa n'igihugu. Ariko wowe tekereza isibo yaguteraniyeho, igihugu tukiyorere. Isibo murayumva? Yaguteraniyeho ikubwira ngo hambye ibyiringiro byawe. Ariko uyu mukobwa yararirimbye aravuga ngo ngiyewe ntago nkiri ku isibo, sinkiri kuri mudugudu, sinkiri mu kagari, sinkiri mu murenge, sinkiri mu karere, nta nubwo nkiri mu rwego rw'intara. Narazamutse cyane ngeza aho imyumvire yanjye no gukizwa kwanjye binyemeza ko naho igihugu cyose cyaterana kimbaza ibyo niringiye nabona icyo nkibwira. Wowe umugabo aragukubita urushyi ukararuvuza induru uti ndavuyemo ndagiye. Wewe iyo nimutuzura umwuka wera muratoragura envelope n'impapuro nibyo bisigaye. Haleluya. Nturebe ukuntu mwahonze mu maso.
ibi ntibikanga Satani, ahubwo iyo twuzuye Mwuka Wera nibyo bimukanga. Murebe ukuntu mwegamye mwabuze uko mwifata, ntibishobora gukanga Satani. Murebe ukuntu Joseline yavuze cyane yenda nko gusaduka, ibi ntibimukanga. Ariko iyo ahuye n'umukobwa wuzuye Pentecote, iyo ahuye n'umusore wuzuye Pentecote, arava oya, ubu si bwo buturo bwanjye. Duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana. Iyo ndi kubona abantu batabishakamo hariya we, duhereze Imana icyubahiro. Ushobora kuzayazamura hari haruguru, hari abahungu bagikunda icyubahiro, ugati yazamuresha kandi ukayazamura. Hari abahungu bagikunda, ushobora kugira gutyo ukayazamura uti sorry runa. Ariko tuvuze ngo duhereze Imana icyubahiro, tuba tubibwiye ngo twe ntitwishoboye, ahubwo wowe urashoboye. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Yosefu abwira muka Potifari nyirabuja, aramubwira ngo sinshobora kuryamana nawe, ijisho ry'indeba riri muri iki cyumba, Umwuka Wera ari kumwe nanjye, nagendanye nawe, sinamuhemukira, Imana yanjye sinayihemukira, nubwo yatinze kunyereka ibyo igambirira, ariko nyifitiye icyizere, ifitiye icyizere. Muri byarari byaravuga ngo naho ndiho naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka, ngo kandi Yesu ama ibyo nkenye byose ndamahoro. Amen. Haramubwira ngo oya, niwemera tugakora icyaha ndaguhemba, ndakugira sebuja w'abagaragu bose n'abaja muri uru rugo rwanjye. Yosefu ngafata ibihembo bya nyirabuja abishyira ku munzani, afata n'iby'Imana yamubwiye ngabishyira ku munzani, asanga Imana ibintu yamubwiye biraremereye kurusha ibihembo bya muka Potifari. Komana twese amen. Agakiza kararemereye kugeza igihe nta kintu wakagereranya nacyo. Kuba sebuja w'abagaragu bose ba muka Potifari ni bito cyane, ni bito kuruta ibintu Imana igusezeranya, kurusha ibintu Imana ikwizeza muri Kristo. Ibintu Imana yateguye muri wowe ibizarangira. Ibya muka Potifari birarangira kuko ari ku gihe cye, ariko ibyo Imana yateguye ntibirangira. Iyo muka Potifari apfuye, amasezerano arakomeza. Mana nyirebewe, ndabigirane ko mfashijwe. Iyo muka Potifari apfuye, igihe cye kikarangira, abasenze bakomeza kubaho. Muka Potifari ararangira, ariko icyo Imana yavuze ntikirangira. Ikimenyimenyi, Yosefu yariye ku masezerano ya muka Potifari atakiriho. Nimukomeze mwiringire Imana muzagumaho. Komeza wiringire Imana uzagumaho. Komeza wiringire Imana uzakomeza ubeho, kuko ibyo Imana yavuze ntibirangira ahubwo birakomeza. Imana ize kumfasha muri riteraniro. Ndumva hari imbaraga nyinshi z'Umwuka Wera, kandi nta n'indi mbaraga iyo ariyo yose iruta Umwuka Wera. Ntabwo banjangira byararangiye. Nta mbaraga y'umurozi, nta mbaraga y'umupfumu, nta mbaraga y'umukonikoni uko yabasa kose iri hejuru y'imbaraga y'Umwuka Wera. Hayiriwa abantu batinya abarozi ndabakomeje, nta mbaraga iriho iruta Pentecote yacu. Hayiriwa Yesu ari hejuru y'ibintu byose. Imbaraga yadushizemo ziri hejuru y'ikintu icyo ari cyo cyose. Kubaho niwe no gupfa niwe. Twese amen. Bya bintu biramfashe kandi. Umuntu umwe yarambwiye ati se Joseline kubwiriza ukarira, ubona uzabwiriza abanyabyaha bo mu isi bose bagakizwa n'ayo marira yawe? Ndamureba ndamubwira ngo umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho uwo mwuka kugira ngo abandi bafashwe. Twese amen. Hari abo bifata baseka,
hari abo bifata barira, hari abo bifata bishima ibyishimo byo mu mutima ukabona umuntu arishimye gusa, hari n'abo bifata barira nka Joseline tukarira, kandi ubundi mu buzima busanzwe ndi umusiriki, ariko umwuka iyo yaje ndacogora nkaba muto. Uwo ni umumaro w'umwuka wera. Munyikirize amen. Nawe uko bijya bigufata ujye ubyemera bigukora uko bishaka, biba birimo umumaro, biba birimo inyungu. Nibikubwira ngo seka uzaseke, mwuka wera nakubwira ngo rira uzarire, mwuka wera nakubwira ngo byina uzabyine, kuko nibyo birimo imbaraga gukiza. Twese haleluya. Muka Potifari arasaba, asabera imbere y'umuhungu ufite Pentekote, aramwara, arasaba, ngabonye isoni zimufasha, arabati wagahungu we, kuva mbayeho nta wundi muhungu uransuzugura, ni wowe ubyize. Uyu munsi Yosefu aramubwira ngo ndagusuzuguye uyu munsi, n'ejo nzabikora kubera nuzuye Pentekote. Icyaha n'igikomanga ujye ukibwira ngo wacyahawe nakubonye, kandi singusuzugura none n'ejo nzongera, kuko umwuka wera ahorana nanjye. Ndabona muri kunyumva nukuri. Ngagira umujinya, ararakara, haraba ngo wagahungu we uransuzuguye mu cyumba cyanjye, naguhaye akazi, dore usigaye ufite fresheri. Yosefu aramubwira ngo oya, fresheri mfite siza mayoneze n'umuceruma, ahubwo ni ijuru, ijuru, ijuru ribibamo, ribirimo. Tekereza ko yamubwiye ati oya, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo umuntu atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Ndi hano nabaho kandi ntanahari nabaho. Ndafashijwe cyane, ndafashijwe cyane. Yo munyikirize haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo nuko muka Potifari ngashaka kumufata ku ngufu, Yosefu aramubwira ati oya, imbaraga z'umutima ndazifite, hari ibyaha batajinaraza, ngo kwajinara Yesu ngo simbishaka. Yowawa, ntago byose babijinaraza, hari ibyo bakuramo bakiruka, hari ibyo bakuramo bakagira gute, ko mutanyikiriza. Uyu munsi turi busaba Imana iduha imbaraga zo kwiruka, duha imbaraga zo kwiruka. Nugera imbere ya byeri wiruke, nugera imbere y'umugore wambaye ubusa wiruke, nugera imbere y'umukobwa wambaye ubusa wiruke. Mwiruke mu isi y'umwuka, mwuzure Pentekote. Yosefu aramubwira ngo mfite imbaraga z'umutima izitumye nguhakanira, zatuma nshobora kwiruka. Ngarasohoka ariruka, asiga umwitero wa muka Potifari, ariko agenda n'umwitero w'agakiza. Ijuru ngo ribibonye rikoma amashyi. Ayi wowe, nigira gute? Munyikirize nigira gute? Ijuru ngo ryaramubonye rava voila, voila le garçon. Ariko muka Potifari arababaye, ariko mu ijuru bari kubyina, abavuga umusore wanga kwambara ubusa imbere y'umugore ntabaho. Ijuru ngo riraririmba bati tubonye intwari. Mujye mukiranuka kugeza igihe ijuru rizakoma amashyi. Ijuru riraba ntago dukomye amashyi kubera Yosefu afite akazi keza, oya, ahubwo dukomye amashyi kubera avuye mu cyumba. Asemana basi muri kunyumva twese amen. Ntago ijuru rikomye amashyi kubera Yosefu ahembwa amafaranga menshi. Si igitangaza mu ijuru, kuko mu ijuru ntibarya, mu ijuru ntibambara, barya ngo baradutegereje ngo bazarya twagezeyo. Ntibarya, ntibanywa, ntibambara, ahubwo uzi ikintu kibatangaza mu ijuru ni ukubona umukobwa wahunze icyaha, ni ukubona umugore wahunze icyaha, ni ukubona umusore wahunze icyaha, ni ukubona umugabo wahunze icyaha. Ngo bajya baririmba akavuga urabishoboye ate aturanye n'abasambanyi? Yesu we yarabishoboye. Ngo bagakoma amashyi, abamarayika bakarimba ati tubonye umuntu utuye hagati y'abarozi utajya mu barozi. Ngo bagakoma amashyi bakavuga voilà, voilà la fille, voilà le garçon, voilà le papa, voilà la mama. Uyu mumama haranesheje we Yesu. Mwabyumvisha ibintu mu ijuru bakomera amashyi? Munyikirize amen. Nagara barokore batanga amaturo menshi, nabarokore banesha icyaha. Ariko noneho ijuru byambwiye ngo mbabwire
ngo Pentecote si umunsi, Pentecote ni ubuzima. Haleluya. Twese haleluya. Ijuru rijya ritangazwa no kubona tate amaze imyaka 50 mu rugo rwe atarigeze yahukana, atarigeze agenda, kandi mu mibabaro yose yahuye nayo yarabwiye Yesu ngo Yesu uri imbaraga zanjye, sinzagukoza isoni muri karitsiye. Ijuru kavuga ngo mbese wa mukobwa abaye umugore arakomeje arinza abatate, nta cyaha kimugaragayeho mu rugo rwe, ngo rigakoma amashyi, ngo ku gihe cyo gutabaruka kwe ngo rijya ririmba rikavuga ngo yo nukuri araje nimumwakire aruhuka imiruho n'imihate. Si bose babwira bene ayo magambo, ni abantu bagize Pentecote. Munyikirize amen, munyikirize haleluya. Si bose babyinira bavuga ngo nguye yaratabarutse. Oya, ni umukobwa wihanganye mu bukumi bwe, akihangana, akizirika, akanga gusambana, akanga ibyaha. Ijuru iyo rimubonye nubwo yaba yarashaje, rifata ibikorwa bye, bifata imirimo ye yo mu bukobwa, bikabikusanya rikavuga ngo araje, naruhuka imiruho n'imihati. Si bose babibwira, ni abakobwa buzuye Pentecote. Munyikirize amen. Aba hari inyuma haleluya. Turi kumwe cyangwa nsoze? Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Yosefu asohoka yambaye ubusa, ariko mu isi y'umwuka yambaye gukiranuka. Nababwiye ngo mu ijuru ntibabara nkatwe. Ababonye Yosefu asohoka mu cyumba baravuze Yesu mbega umuhungu wambaye ubusa, ariko mu isi y'umwuka abamarayika baririmba ati ntimuzi ko yambaye ubusa, yambaye gukiranuka. Ibyo mubona si ibyo, twe siko tubibona, ahubwo turamubona nk'umusore w'intwari unesheje icyaha mu cyumba. Imana ishimwe. Mfite umukizo byumvugira kuma nishuti da singizo mwisi itekarana akanyinjira nibya icyamuwaka bumukiza wawe nje ninjingima ngikwereke Yesu umwakire nawe niko. Bibiri ivanguki Yosefu bamujyana muri gereza nk'umuntu wakoze icyaha cy'ihohotera, ariko mu ijuru batakimubonaho. Ajya muri gereza hamara imyaka myinshi, ariko ijuru rimutegurira. Nubwo mubabazwa cyane, ariko ijuru riri kubategurira. Nubwo mugeragezwa cyane, ariko ijuru rirabategurira. Mukomere, nimukomere, nimugumemo, hari ibihembo nyuma ya gereza. Amara igihe kinini muzuye imbohe, arya impungure nk'abandi, arira ababaye, ariko agenda n'ibyavuzwe n'Imana. Pawulo yandikira Abaroma yababwiye ijambo rikomeye, yaravuze ngo mbese abayuda barusha iki abandi? Ni iki barusha abandi? Kiyo bababaye n'abandi bababaye, kiyo bishimye n'abandi babishimye. Haba ngo nta kindi abayuda barusha abandi, ngo barusha muri byose ngo icyambere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Niba ubabazwa ufite ibyavuzwe n'Imana, humura, ibyavuzwe n'Imana bizakora umurimo ukomeye. Narinzi ko ndibwumve benshi bavuze amen. Amen. Niba ugeragezwa nk'uko Imana ishaka, iby'Imana yabitse muri wowe bizakora umurimo ukomeye. Nguyu Yosefu muri gereza muri kumureba, afunganywe n'izindi mbohe, arababaye nk'abandi, ababaranya amasezerano y'iby'Imana yavuze. Yarose kazaba umutware wa bene se, yarose kazaba umutware muri bene se. Iryo sezerano murumva ridakomeye? Ni isezerano rikomeye, ariko ntiryamubujije gufungwa, ntabwo ryamubujije kugeragezwa. Waba ufite amasezerano y'inzu ukayabura, mbese mugira ngo amasezerano dufite yatuma Satani atatugerageza? Ntibibaho. Ahubwo muri ibyo byose Imana iducira kanzu. Arageragezwa, ariko ku munsi wa nyuma ngo umwami araryama ararota. Iri jambo niryo nshaka gusorezaho. Ngo umwami araryama agira gute? Arota ngo
habura umuntu n'umwe umusobanurira inzozi yarose, ngo yari yabonye amasaka 7 y'amahundo, ngo n'andi masaka 7 y'imishishi, ngo n'inka 7 zibyibushye n'izindi z'iminanu, ngo za nka zinanutse ngo ziraza zimera za nka 7 zibyibushye. Akangutse abwira umugore ati ndapfuye, kuva mbayeho mbonye inka zirya izindi nka, ndabigenza gute? Ngo bashaka mu banyabwenge, mu bakonikoni, mu bapfumu, mu bahanga bo muri Egiputa, ngo habura n'umwe usobanura inzozi umwami yarose. Ndashaka kugeraho nasomye, munyikirize amen, munyikirize haleluya. Imana yaguhishiye umunsi izagukura mu bikugerageza. Umunsi wawe urahishe, igihe cyawe kirateguye papa, hari umunsi wawe uhishe. Hari ahantu Imana yateguye umunsi wawe, hari ahantu Imana yateguye umunsi wawe mukobwa mwiza, hari ahantu Imana yateguye umunsi wawe mama. Imana irawufite, mu minsi Imana ifite umunsi wawe. Mu minsi Imana igira mu munsi. Kandi ikibazo suko umwaka waba ugira iminsi mike urangira ubona nta neza y'Imana ubonye. Imbere y'Imana, Imana iracyarema iminsi. Yabara abantu banyumvise. Haleluya. Nari mvuze ngo niba ubana n'umwuka wera, umwuka wera azakuremera umunsi mu minsi. Muzahimba iyo ndirimbo, dirija wa hano azahimba iyo ndirimbo, avuge ngo mu minsi Imana igihisha mu munsi. Haleluya. Hari umunsi Imana muzahura, kandi numva ndi mu buhanuzi bukomeye. Hari umunsi Imana muzahura papa Tunda, hari umunsi Imana muzahura musore, kandi uzabimenya ko ari wo munsi wawe. Umunsi wawe ufite ukusa, umunsi wawe ufite uguteye, umunsi wawe urahari. Imana yarawuhishe, Imana yarawubitse, kandi yawubitse mu minsi ikomera. Imana ntirashirirwa, Imana ntirashirirwa, iracyafite umunsi wawe. Si ngombwa ngo uhure n'uwa Joseline, kuko Imana ifite umunsi. Abanyumvise dukomera Imana amashyi menshi. Ababyeyi bavugiriza Imana impundu, munyikirize haleluya, haleluya, haleluya. Imana ibitse umunsi, Imana ibitse umunsi mushumba, Imana ibitse umunsi. Kandi uretse n'inaha, Imana yatubikiye umunsi izatwibagiza imibabaro yose. Imana yabitse umunsi izibagiza itorero imibabaro. Imana yabitse umunsi wacu torero, nimukomere mubwirana ayo magambo. Imana yabitse umunsi wacu mu minsi. Muri byararimbye aravuga ngo hazaba umunsi tuzumvaho impanda, harabagira n'ijuru ryose. Yesu ubwo azaza mu bwiza bwe bwose, hazima ingoma uwo mwami wanjye. Dore urukundo rwatumye mpfira ibyaha byanjye. Haleluya. Dore urukundo rwatumye mpfira ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka ngo amuze nase nagaruka zamushe. Imana yahishiye umunsi abitorero, n'umunsi tuzumvaho impanda hakarabagirana ijuru ryose. Kandi Yesu azaza mu bwiza bwe bwose, azima ingoma n'umwami wacu. Ese harabishimiye uwo munsi tuzumvaho impanda? Munyikirize haleluya. N'umunsi ingumba zizishimana n'ababyaye, n'umunsi abashomeri bazishimana n'abafite akazi, n'umunsi abatunzi n'abakene bazishima. Hazaba umunsi tuzumvaho impanda.
munsi abasaza n'abakecuru n'abasore n'inkumi tuzishima, n'umunsi imfubyi n'abafite ababyeyi tuzaririmba indirimbo yo kunesha, n'umunsi ukomeye abakodesha n'abakodeshwa tuzahurira mu kirere tukaririmba. Hazaba umunsi tuzumvaho Imana, harabagirana ijuru ryose, Yesu ubwo azaza mu bwiza bwe bwose, hasima ingoma. Dore urukundo rwatumye amfira, ibyaha byabihamba mu mva, maze arasuka rwamuse nase nagaruka. Imana iremera umunsi Yosefu, iramubwira ngo Yosefu, uyu munsi waraye muri gereza ariko nturi buyirirwemo. Imana yaguteguriye umunsi mu minsi, kandi na bya bindi Imana yabikoze kubw'ubuntu. Imana yaduteguriye umunsi mu minsi, na bya bindi Imana yakoze yabikoze kubw'ubuntu bwayo muri Kristo. Ntacyo twayihaye nuko yaduteguriye umunsi. Cya gihe ukora ubukwe ni Imana yaguteguriye umunsi, cya gihe ukikira ni Imana yaguteguriye umunsi, cya gihe wuzura umwuka wera ni Imana yaguteguriye umunsi. Imana ifite umunsi mu minsi, iramubwira ngo warakoze kwihangana, warakoze kwihanganira ibikugerageza Yosefu. Hanyuma uyu munsi nubwo waraye muri gereza, ariko hari ikintu nakoze ibwami kwa Farawo. Uyu munsi nturibwirirwemo, impamvu yo kuva muri gereza irabonetse. Tuzahura uri mu munsi wawe wishimye uririmba indirimbo z'abanesheje. Tuzahura Imana igusosoroye mu bukobwa uvuyemo neza, ugiye kuba umugore tukuririmbire. Ikimenyimenyi mama wawe tuzamwambika akagakamba kavangura indashyikirwa mama. Abaki bafite cyangwa babareze, hari igihe tuzahura usosorotse mu busore uririmba indirimbo z'abanesheje, uvuga ngo Imana indemeye umunsi mu minsi. Tuzahura mama usohotse muri maternete ucikiye umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu, Imana yakuremeye umunsi, uvuga ngo Satani n'abarozi n'abakonikoni baratsinzwe, Imana indemeye umunsi. Tuzahura, icyo gihe kizabaho, tuzahura. Kandi ikidutandukanya n'iby'abapagani, nubwo nabo babyara natwe tukabyara, ikidutandukanya nabo nuko ibyacu tuzaho biva. Ikidutandukanya nabo bubaka amazu natwe tukayubaka, ariko ayacu afite ubuhamya. Haleluya! Ikidutandukanya nabo bariga natwe tukiga, ariko imbaraga ziduherekeza twiga zitandukanye n'isabo. Urahagarara ukavuga ngo ndashaka gushima Imana, ndashima Imana yanyishyuriye nkiga nkarangiza ntasambanye. Bifite aho biva. Papa, hari ukuntu Imana igutungira abana ikabishyurira ikabarera, wabibara ukabona ntibivamo, ukabona imibare ntivamo, ariko wahagarara imbere y'abera rubonobono ushima Imana, ndashima Imana yagaburiye abana banje, yambitse umugore wanje kandi ntibye. Ibyacu bifite aho biva, bifite aho biva. Ndafashijwe mwene gitari, ariko uzi kujya kubyara nubwo ntarajyayo, ariko kubanza bibabaza. Uzi kujyayo ufite nzagusa, ufite kandi wahahuriye n'abagiye na Nigeria gushaka utuntu, noneho ukajya yikubwira iti uzamubyara, uzamutahana, uzamurera, uzamwonsa, uzamwigisha. Abandi bafite utundi tubaraga turi hirya hariya quelque part bishingikirije, arabizi ko namubyara wenda hari ikindi kigabo kizamurera cyangwa hari undi mugore oya. Twebwe suko bimeze, dufite ahantu biva mu mbaraga si yavuganye natwe gusa. Ariko uzi kukubona usohotse hariya abashumba nk'abariya bagutegereje, abasaza beza bagutegereje wambaye ifara. Imana yakuremeye umunsi mu minsi, hita witekereza usohotse muri gereza nka Yosefu.
rubonobono yose igutegereje ngo wa mukobwa araje, wa musore araje wambaye agakositime keza igutegereje, turirimba indirimbo z'abanesheje tuvanga aratabarutse avuyeyo nta kinyendaro. Umusore wuzuye Pentecote agatarantika ariko akagera ku kigero Imana ivuga ngo voila urashyitse, rwinjiremo nawe wumva umunezero. Ibyo bitandukanye n'iby'abandi bose, ntago bishimwa kimwe, ntibivugwa kimwe. Ijuru rirabiririmbira bene ibyo, n'iby'umuhungu wanesheje, n'iby'umukobwa wanesheje wenyine. Vuga ngo wenyine. Abari hano twese haleluya. Muyo umbwire nsoze, urabizi ngo navuga nkagezeje. Haleluya. Abakunda Yesu haleluya. Uzi ikintu bakoreye Yosefu ngo bamuhubuye. Nkunda Bibiliya igira amagambo ateye ubwoba ngo bamuhubura muri gereza. Ntibanamubwiye ngo banza ukarabe, woya ugiye se ujye kubonana n'umwami aragushaka. Yewe hari umuntu wavuze amakuru yawe ibwami, yavuze ko wuzuye umwuka wera. Ntibavuze ko wize Makerere, ntibavuze ko wize muri Yerika, ntibigeze bavuga ibyo. Bavuze ko wuzuye. Ikibazo si amateka yaho wanyuze, igikomeye ni Pentecote. Mwari muzi ko umwuka wera azi kurambagiza? Azumwe ko nabakunze mwasekeye Imana basi. Wari uzi ko umwuka wera azi kurambagiza? Uzi ko umwuka wera kuvuga neza akabangurira inzobe nguko kandi uri igikarubizi? Ariko kubera ukuntu azi kudescribinga neza, azi kuvuga umuntu neza. Mwisi y'umwuka ibyo abantu babona arabitanduka. Ntashobora kuvuga ibyo abantu babona, woya avuga ibyo Imana ibona. Yosefu si umuntu ukwiriye kujya ibwami ngo umwami amurebe, ntaho yize. Ni umunyagano, icyo ni cyambere. Ni umwesclave, ni umukozi wo mu rugo. Ariko umwuka wera aramurambagije aravuga ngo ni wowe ukenewe ibwami. Imana ishimwe. Umwuka wera azaturambagiza, azatuvuga naho tudashoboye kwivugira, azatugererayo. Munyikirize amen. Umwuka wera azatugererayo. Afite amaguru aragenda, afite amatwi arumva, afite amaso arareba. Umwuka wera azabivuga neza uko biri. Umwuka wera azabivuga neza uko. Munyikirize nabakunze cyane. Umwuka wera azabivuga neza uko. Umwuka wera ntazanga avuge ngo ngura mugore ngavuga ngo mu gisekuru ngo iwabo ngo bararogaga, ngo turabona ngo ineza y'Imana itamubera. Yarakiriye Yesu, ajya imbere y'Imana akabwira Imana, akayibwira ngo Mana ura mwana wawe uririmba muri rubonobono, yarakwizeye aragukeneye, akeneye ineza yawe. Ntabwo asesera mu bisekuru by'iwacu ngo banyirasenye ngo baraba naba ngo barabo mu bwoko ubu n'ubu. Umwuka wera nta mwanya afite, avuga ibikuriho, ntavuga ibyabaye ku bandi. Kandi murasa n'abantu umwuka wera agiye kuvuga. Ni ukuri kwiyera nkorera muri iri teraniro harimo abantu umwuka wera agiye kurambagiza, agiye kubavuga imbere y'Imana bavuga uko biri. Kandi reka mpanure nk'umunyabwenge kuko niko Yesu yampamagaye. Ntago umwuka wera azajya muri detaye, ajye mu mazimwe. Umwuka wera ntagira amazimwe, umwuka wera ntagira amatiku. Avuga ibikuriho, niyo ari ibyaha asaba Imana ikakubabarira. Niyo byaba ibyaha ntashobora kugenda kwerekana nk'umuntu wananiranye, ahubwo aravuga ngo uyu muntu afite umutima wahinduka, Mana wamuhindura ukamugirira neza. Muri karitsiye baba ngo iki ni cyo gupfa, uyu ni uwo kurimbuka, uyu ntacyo azamara, nta na kimwe. Ariko umwuka wera ajya imbere y'Imana akabwira Imana ngo n'ubundi ntiyabishobora mutari kumwe, n'ubundi ntiyabibasha mutari kumwe, wamubabarira ukamugirira neza. Dushimire umwuka wera. Duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Yosefu ni mumurebe ngo bamuhubuye muri gereza ngo ajye ibwami. Uza akantu bamukoreye kamwe konyine, ngo bamunyujije muri saro barabanza baramwo. Hari ibintu Imana izabanza kutwogosha kugira ngo tugere imbere y'umwami Yesu. Imana izabanza itwogosha ibyaha, itwogosha intege nke. Imana irabizi ko muri gereza Yosefu ashobora kuhakorera, yahagirira intege nke. Ariko ikintu gikomeye
gikomeye umwuka arabanza akatwogoshesha. Papa tu umumaro w'umwuka wera tunyuza muri saro. Ndashaka uba wanyumvise si umwuka wera atunyuza muri saro akabanza akatwogoshesha akadukuraho umwanda. Mu isi y'umwuka hari saro de coiffure yogosha abantu ibyaha. Ngaho muhereze Imana icyubahiro. Hakosha wakihaye kwereko mama wakihaye kayo maboko icyubahiro. Imana itunyuza muri saro de coiffure kabanza ikadukuraho imyanda yose. Managurwe hose mwami n'umuriro nibushaka nyiribyaha birimburwe nyiribyaha managurwe hose mwami n'umuriro nibushaka nyiribyaha habiri. Ayo mashyi tuyakome. Managurwe amashyi menshi cyane. N'umuriro nibushaka nyiribyaha birimburwe nyiribyaha birimburwe. Haleluya. Ngo baramwogosha ajya imbere y'umwami. Umwami aramubwira ngo niwe bagasore we bambwiye ubundi uruwahe. Ati nge ndi umuheburayo mujya mwivuga bo muri bo. Hamwe ati nge ndi umukirisitu. None wageze naho ute? Ati nazanywe na Potifari. Mubikise nakoraga akazi ko mu rugo. None se uteye ute? Nge ndi umuheburayo nta bindi. Wizeze wize muri Yerika, wize muri SFB, wize muri Yuwari Butare, wize Kiste, wize heka abapfumu binaha bose bize bafite za kaminuza mu kuroga. Arambwira ati nge sinize mfite amashuri nigishijwe n'Imana yo mwishe. Hambwa Amen. Amen. Biremewe ntimukabire biremewe. Haleluya. Biremewe. Kandi kuzura umwuka wera nta muntu uzigera biroga kuko umwuka wera ntarogeka. Umwuka wera ntarogeka. Nta mahemba mufata. Nta bitega bimufata. Ni umwuka wera nyine. Yosefu ndafashijwe mwene gitare ngo yicara imbere y'umwami. Umwami aramubaza ngo niko agahunguwe ni wowe ushobora gusobanura inzozi na rose. Yosefu aramubwira ngo oya, mu bintu nigishijwe sinigishijwe gusobanura inzozi, ariko nkurikije iz'Imana yandotesheje kera nshobora kuba nazisobanura ariko umwuka wera bimbwiye. Umwuka wera nabimbwira ndabisobanura. Kode mode passe iri mu buzima bwawe ntishobora gusobanurwa n'undi muntu uri we wese keretse umwuka wera iyo yaje. Keretse umwuka wera iyo yaje niwe ukuramo kode n'umubare w'ibanga utuma bidakunda. Haleluya. Ese si ubu nta umwuka wera yakoze agakuramo ka mode passe ukuntu mushumba. Nta umwuka wera yaba yarageze agakuramo ka mode passe ukuntu ukaririmba indirimbo ukavuga ati iki kintu ni umwuka wera ugikoze. Na hano ndi kubabona murasa nabyo. Murasa n'abantu umwuka wera yinjiye ahantu akuramo umubare w'ibanga. Kandi reka mbabwira akantu gakomeye. Umubare w'ibanga ujyamo tutabizi, ariko igiye gukurwamo n'umwuka wera turabimenya. Ndabigirane ndifata n'Imana yanjye we none ndumva binduse. Umubare w'ibanga ujyamo tutabizi, ariko iyo umwuka wera agiye kubikora arabivuga. Nonese tate hari tate w'umugenzi wawe witwa Sara, umugore wa Aburahamu. Arashaje afite imyaka 40, byararangiye nka kwa kundi. Imana ije gukuramo kode. Sara ntiyarazi ibyabaye, ariko igiye kubikora irazira bivuga. Umubare w'ibanga
w'ibanga nubwo wagiye mutabizi, ariko umwuka wera arawugendana, arawufite ikimenyimenyi. Najya kuza kubikora azabanza bikubwire. Bibiliya iravuga ngo nta kimana izakora itamenyesheje intore zayo zitagira ku manywa. Nta kimana izakora itakimenyesheje intore zayo zitagira. Ni igihe ije gukuramo kode, umubare w'ibanga. Imana yabwiye Yesaya, iramubwira ngo nubwo utabibona wowe, ariko nje kurema ibintu bishya. Ni igihe Imana ije gukuramo umubare w'ibanga. Mode pass ishobora kujyamo mu kazi bakakwirukana utazi uko bigenze. Mode pass yajyamo ukamara 5 nta niravamo. Mode pass yajyamo ukamara amezi 6 ukenda kujya muri priave. Imana ibireba. Hajyamo umubare w'iki? Mode pass ijyamo ukambara rondo n'imyaka yawe hafi ya yose. Ariko ibyo sibyo bikomeye. Uzi iyo Satani yashyize mode pass akavanga iki cyaha kizamwica. Azakigwamo, azagwa mu kabari, azagwa mu ndaya, azagipfiramo. Ariko umwuka wera iyo yaje araza akavuga ngo ndakubabariye. Ngo ndakubabariye. Cyenda ukongera gukora icyaha ukundi. Aba yakuyemo mode pass y'ikintu icyo ari cyo cyose. Ko munyumvise? Amen. Aramubwira ngo nge sinashobora gusobanura inzozi umwami yarose, ariko umwuka wera uri muri gi. Wa undi wanshoboje sinsambana na muka Potifari. Wa undi wandindiye mu cyumba hirya aho abantu batabona, yantabarira hano aho abantu bareba. Aramubwira ngo singe ahubwo n'umwuka wera. Ngaho fata umwanya ubanza ubisengere ugenda ubaza iyo Mana yawe da. Ngo Yosefu aragenda arayibaza, iramubwira ngo genda umubwire ngo inka 7 warose z'imishishe. Ni igihe cy'uburumbuke kigiye kubaho, imvura izagwa neza abantu bahinge beze. Ikindi gihe inka 7 wabonye z'iminanu z'imyaku, ni igihe cy'imyaka 7 y'inzara ikomeye izabaho. Bya bindi byose mwahinze mukabirya mu mwaka umwe inzara ikabica mugapfa mugashira. Ariko umwuka wera yampaye inama, yambwiye ngo mubikore gutya. Umwuka wera ntabigaragaza gusa ahubwo atanga n'inama. Uziko umwuka wera ruta marene w'umuntu. Marene yakubwiye ngo zubakwa gutya umugabo n'umwana w'abandi, ariko umwuka wera akakubwiye ngo oya umugabo n'uwawe kandi uzarwubaka urushobore. Umwuka wera ruta burayida shawa. Umwuka wera ruta burayida shawa, kuko ni ubyigisha neza. Imana yo kwihangana arayitanga no gutegereza ibyavuzwe n'Imana. Yesu we, disi muranyumvise? Mwuka wera aruta tante cyane ko ari n'abatarabigeze mwakuze gutyo nta nabo mubona. Ngo nyogosenge ngo yangiriye inama, ngo masenge ngo yanyigisha. Ari hese bamwe barashize muri jenoside, abandi batwawe n'ibintu tutazi byari byo, ntitubazi ntituzi iyo bari. Ariko umwuka wera kukaruta bose araza akakubwira ngo komera nzabana nawe. Duhereze Imana icyubahiro we. Twakundanye nzagaruka vuba. Nukuri. Kandi nibi nashaka muzanshyire mu gitabo cy'ahano. Bitwaye iki se? Nzaba uwo mugatenga mbe n'uwo hano. Haleluya! Imana igukure mu mubare w'ibanga, kuko umwuka wera Imana yaramutanze. Kandebe igihe ntaza kurondogora Mana. Ayowe. Uziko ya minota ishize irarangiye pe. Abakiri kumwe na Yesu, haleluya. Muvuge cyane haleluya, birabohora. Tera cyane haleluya. Aramubwira ngo umwuka wera yaganiriye nanjye, arambwira ngo muhunike ibyo kurya imyaka 7. Mukora ibintu byitwa ibigega. Ibigega muhunikemo imyaka, muyihunike muyibike, kugira ngo cya gihe cy'inzara ni cyiza abantu bazajye barya ku byo bahunitse. Ngo umwami Farawo aravuga ati voilà,
mu bapfumu binaha nta muntu n'umwe wigishijwe n'umwuka wera wavuga ibi. Imana izakurambagiza ikwerekanaho ikimenyetso cy'ibyiza abisi badafite. Ntugirane ikibazo n'ibihe, ntugirane ikibazo n'ubukene. Imana iyo yaje ntireba ibihe, ntireba amateka, inyura mu mateka igakora icyayizanye. Imana ni Imana inyura mu mateka. Imana ni Imana inyura mu mateka, iyanyuramo kandi ikayanyuramo neza, ikoze icyo yagambiriye gukora mu isi y'umwuka. Imana inyura mu mateka. Shana bya bindi ntibyari bikubereye maze nuko Imana yanyuze mu mateka. Imana yanyuze mu mateka ikora ibyo yagambiriye muri Kristo Yesu. Icya mbere yaguhaye agakiza, icya kabiri yaguhaye amahoro, icya gatatu yaguhaye ibyishimo, icya kane yaguhaye umunezero, icya gatanu yaguhaye ubugingo. Imana yanyuze mu mateka iduha byose muri Kristo. Yanyuze mu mateka tutari dukwiye guhura n'Imana, iyaseseramo, iyinjiramo, barayibwirira byihorera, barabivugira irabyihorera. Hari n'ibyo yatubwiye, hari n'ibyo itatubwiye, ariko ntibyayibujije kuyanyuramo. Kuvuka mu muryango w'abarozi, kuvuka mu muryango w'abapfumu, kuvuka mu muryango w'abarangi n'abagirwa ntibyabujije Imana kuguha Yesu. Ibyo ntibyatuma Imana itagutabara, ibyo ntibyatumye Imana itatugirira neza. Kuba mama wawe yari ingumba ntibyatumye Imana itaguha agakiza. Duhereze Imana icyo. Nta mateka na make Imana itanyuramo ngo iguhe Yesu. Kandi Pawulo yaravuze ngo ubwo yamuduhaye se, aka kantu murakazi mukavuge namwe, ubwo yamuduhaye izabura ite? Namwe mubwirize mu izina rya Yesu. Ubwo yamuduhaye izabura ite? Ariko Imana ihimbazwe we, tuyihereze icyubahiro. Namwe mubaye abavuga butumwa kandi iyo muduhaye izabura ite? Byiyatureho iyo muduhaye izabura ite? Kumuduhana n'ibindi byose, amahoro arahari, byishimo birahari, ibintu byose mukeneye muri Yesu birimo. Simvuze amazu kuko Yesu aruta amazu, iyo abona tuyakeneye arayaduha. Simvuze abagore kuko Yesu aruta abakobwa, iyo abona tumukeneye aramuduha. Simvuze abagabo kuko Yesu aruta abagabo, iyo abona umukeneye kubw'icyubahiro cyaramuguhereza. Si ikibazo cy'ibintu, Yesu yanyuze mu mateka duha ibyo twari dukeneye. Twese amen. Dusomye ijambo riravuga ngo nuko iyo nama inezeza nde? Utaranezeza Farawo ntuzacogore kuririmba kugeza igihe Farawo azava ngo iyo mbega umuririmbyi wakiranutse we. Aravuga iyo nama inezeza nde? Aravuga ngo tuzakura hehe umuntu wuzuye umwuka w'Imana ufite Pentecote utayitegereje muri Yerika? Nafashijwe. Ni umusore ufite Pentecote utayitegereje ku cyumweru, udategereza umunsi. Ni umusore uyiryamana, uyirarana, uyicuruzanya, uyigendana muri quartier Nyabugogo yose, mu mujyi, Kicukiro, mu ntara, hanze mu mahanga. Uyu musore agendana Pentecote kugeza igihe umwami yumiwe. Aravuga ngo tuzakura he umuntu uri mu mwuka w'Imana umeze nk'uyu? Dushime Imana. Amen. Munyikirize haleluya. Reka mbabwire ibintu bitanu umwuka wera tumariye, hanyuma ntahe pe, ntahe nanjye ntazarondogora na Yesu yagiye atabirangije. Arabidusigira ngo natwe tubikomerezeho. Icya mbere umwuka wera dukorera ntakivuze. Iyo Pentecote iri muri twe ahora tweza, aratweza. Agira gute? Aratweza. Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:8, abandike muraza gusoma muri mu rugo. Umwuka wera agira gute? Aratweza. Icya kabiri umwuka wera akora, araduhumuriza. Araduhumuriza. Atanga. Umwuka wera ni ukubwira Pole ukumva irinjiye. Siko kubwira ati Pole mwana wanjye turi kumwe nubwo utambona ariko ndahari. Niba zagutereza cyamunara komeza ukiranuke. Pole ndahari burya nubwo utatubona turahari. Umwuka wera atanga Pole ikinjira ikageramo imbere mu nyama, imbere mu mutima, ukavuga ubwo umwuka wera ubivuze bizaba.
Mwuka Wera ko ati humura ntuzaseba, humura ntuzamwara, humura ntuziruka, humura ntibizagucanga. Akabikubwira we, yabikubwira mu nzozi, yabikubwira akoresheje abahanuzi, yabikubwira akoresheje umwigisha nka Joseline, ukabigenza kose arabivuga ukumva birinjiye. Afite ukuntu yinjiramo imbere agaseserayo ukumva arabivuze, ukumva ni ibintu bigusunitse, ukabona ukwezi kurashize, ukabona 2, ukabona 3, ukabona umwaka, ukabona 2, kuva Yesu we bya bintu byarabaye we, usikara Umwuka Wera wabivuze. Umwuka Wera arahumuriza. Agira gute? Arahumuriza. 3, aturindira aho tugeragerezwa. Aturindira aho tugeragerezwa. Umwuka Wera ntaba kure y'ibigeragezo ngo tumwishimane twariye, tumwishimane twambaye imyenda myiza, tumwishimane twabonye amazu, n'abandi barara muri nyakatsi yo bamufite. Abarindira aho bageragerezwa. Umwuka Wera si wababa muri Amerika gusa cyangwa mu Burayi, ahubwo n'abandi baba hano hasi hafi na Ruhurura na Nyabarongo n'ibindi. Ajya basanga akabwira ngo nimuhumure, njya mbarindira aho mugeragerezwa. Umwuka Wera ntahumuriza abakobwa gusa, ahumuriza n'abakecuru, kuko ntarobanura ku butoni. Oya, ahumuriza ibishongore, agahumuriza n'ibikwerere, ahumuriza iminja, agahumuriza n'abakiri bato nka Joseline, ahumuriza abagabo, agahumuriza n'abagore. Arahumuriza kandi aturindira aho tugeragerezwa. Abo yabikoreye amen, abo yarinze amen. Ekosala benefai. Stefano bamuteye amabuye, murabyibutsa. Stefano ni wa mudiyakoni wa mbere wabayeho. Baramusohokana bamuziza kwizera Kristo, ngo bamujyana kumutera amabuye. Hano entre parenthèse nanditsemo akantu kavuga ngo adutera ikinya ntitwumva ubusharire bw'imibabaro. Niko nanditse dore ngibihano. Umwuka Wera na anestesi. Umwuka Wera dutera ikinya kugeza igihe Imana ikubaga ikakumaramo imibabaro utazi ibyakubayeho. Nkuko umubyeyi cyangwa n'undi muntu wese urwaye bamutera ikinya bakamukorera byose atumva, niko Umwuka Wera dutera ikinya. Urahugeragerezwa, uri mu ntambara za kumuriro, uri mu kaga gakomeye, ugakomeza ukaririmba, ugakomeza ugasenga, ugakomeza ugakunda Yesu. Kubera iki Simba yaguteye ikinya kugera ku kigero utumva ubusharire n'ububabare bw'imibabaro kandi ukiri mu bikugerageza. Biraryoshye. Agutera ikinya iyo abantu uzageragereshwa ku maboko, agutera ikinya amaboko akabagwa utumva kugira ngo utiba, kandi uri ahantu ushobora kubikora. Agutera ikinya, agatera ikinya ibirenge, ukageragerezwa mu rugo, tukagushaka mu idini, tukakubura ati se wa muntu katageza gusenga, watewe ikinya ugeze ku kigero udafite n'imbaraga zo guterana na bene se. Umwuka Wera akakubwira ngo komeza untegereze, nzakuvura ububabare bwose, nzagukuramo umeze nk'izahabu. Ayiwe munyigirize haleluya. Umukobwa umwe yarampamagaye, noneho mundebe mbabwira akantu keza. Haleluya. Umukobwa umwe yarampamagaye, yari yabenzwe kandi abengwa mu cyumweru afite mu bukwe. Icyo kintu ntigikomeye. Arambwira ati Joseline ndapfuye. Ntise wishwe n'iki mafiye? Abakobwa benshi banje mbita ba mafiye. Nanjye narikujije nabaye mukuru. Ntubaye iki mafiye? Ati Shandro, ati nse ntubizi, ntise ntago mbizi, ndumva nta n'icyo Umwuka Wera ambwira. Ararira, ndamwe ngahorira, noneho amarira abanza ashire. Umuntu naza gusanga arira, ujye umureka abanza arire, kuko ubwabyo birakiza. Aguhisemo ngakuririre, muha umwanya abanza arire aruhuke. Ararira nk'iminota 3 yanga guhora. Ndambwa basi rero, none gerageza utuze umbwira ibikubayeho. Arambwira ati ntiwarubizi ko mfite urukiko kuwa 4? Ndabizi.
ntubizi ko naguze ibishyingiranwa ntindabizi, ntubizi ko ikintu cyose nagerageje kugikora ntindabizi rwose uragerageza. Atuzi ibintu bimbayeho, ati umusore aramakaniye mu izina rya Yesu. Aguhakaniye gute se? Atarambwiye ngo nintaryamana nawe ntago tuzabana, atarashaka avance mbere y'ubukwe. None se ni wa wundi nzi wahahandi nzi, simvuze idini mutazantera amabuye, ni wa wundi wahahandi nzi ukora bya bindi, ati niwe nukuri. Ariko hano hari abasore bakijijwe batabikora, nuwo muri Amerika y'Amajyaruguru. Nise ati yamakaniye yabimbwiye kandi nibyo nkurikije ukuntu muzi. Nambwa nti yewe icyakurizaga ndacyumvise koko kirakomeye. Arambwira ati kandi murumva umuntu ufite ubukwe ku gatandatu, afite civile ku wa kane, ibintu byose aba bifite byose. Sinawe yarabirangije, hari ikiba gisigaye? Ntacyo, keretse ku bantu bategereje neza y'Imana babandi basubizwa ku wa gatandatu mu gitondo. Ariko wowe yari umwana wo mu bakire, ibintu byose abifite. Arambwira ataransezereye ukuntu umwuka wera atera ikinya rero. Ndambwa ntumva, fata isakoshi ushyiremo Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo n'igitenge nkwereka ahantu tujye. Ndambwa kandi ntuzaneho imitatu y'abana bo mu bakire, tugende. Shyiramo inkweto nziza tuzamuke tujya ku musozi gusenga, tujye kubaza Imana ikibiteye. Ukaba yarazi gutera ikinya ngo tugere turasenga iraceceka, isaha iraceceka, abiri iraceceka. Twena nko gutagangara twabuze nicyo twari igihe umuntu asenga amasengesho agashira. Hari igihe yavuga ukumva na Bibiliya yose wayirangije. Imana wayise Yehova, wayise Yawe, wayise amazina yose ukayamarayo. Abatsuburi ni ikihe gisigaye ndi buvuge kweri? Kavoti noneho ngwe mu maboko yawe Mana. Namwe byababayeho, hari igihe amagambo ashira ivuga turiryamira nko mu rukerera, tubona umuntu araje yiruka. Imana ifite abantu Imana ifite abantu yahaye Pentekote wa. Araza tumba nduwiteka Imana y'abantumyeho, tuti karame papa. Murabizi iyo yaje ukuntu twivugisha, karame data, karame papa, vugana natwe turakumva. Iti nkurinze umuruho w'igihe kirekire. Umuruho w'igihe kirekire yamaye kumva ubwo icyo ni ikinyiri gushyiramo. Umuruho w'igihe kirekire cy'umukobwa wari ufite ubukwe kwa gatandatu, afite civile ku waka. Umva ukuntu imubwiye, iti nkurinze umuruho w'igihe kire, wari kuzaba barabyiteka waburaho gato ukabura n'ubugingo. Ariko kuko nkunda ubugingo ndakurinze, nkurinze umuruho w'igihe kirekire, nzagushumbusha. Angamena ari wowe wayivuga amena se? Bafashe irembo warerekanwe, ibintu byose byarabaye, bavugije impundu. Ngamena bivugwa n'umunyembaraga wumvishe kari ikinyi Imana imuteye. Nabwo ni mafi wabyumvishe iby'Imana ivuze dutahe. Turataha dutaha rirarindagera mu rugo. Ariko nkajya muga ntihumura, Imana yaguteguriye ibyiza kurushaho. Imana ni Imana idutera ikinya, mwuka wera dutera ikinya, tukabaho tugeragerezwa ariko dutegereje ibyiza biruta ibindi. Ndamubwira rero, amashuka yawe si capati ngo zizabora, ibyombo byawe si avoka ngo bizabora. Genda ubibike mari, uzibike neza, ubipfundikire neza. Mu gihe gikwiriye Imana izakugirira neza. Umwana aranyumvira kuko akunda ubugingo. Hari abantu bakunda ubugingo, bemera bakareka ibyabo kugira ngo bazabane n'Imana. Shaje ubundi umukobwa wanjye yakoze ubukwe n'ukuri, nyuma y'umwaka umwe gusa Imana yamukoreye ubukwe. Kuko mukomye amashyi nk'abantu badashaka gushima Imana yabikoze. Hanyuma rero gukizwa sambiyanse ntago agakiza arambiya, ntago ari ibintu byo kwishimiramo, ni ibintu tubabarizwamo tugasingira ubugingo. Munyikirize amen. Ni ibintu umuntu ageragerezwamo ashaka gusingira ubugingo kubera yahawe Pentekote, yahawe umwuka wera. Umwuka wera adutera ikinya kugira ngo ntitwumve ubusharire n'uburibwe bw'imibabaro naho tugeragerezwa. Kane, aradusengera. Umwuka wera aradusengera. Iyo usomye mu Baroma 8:26 haravuga ngo umwuka wera tunihira iminiho myinshi itavugwa, ngo kuko ari uzi iby'Imana ikunda. Ni uzi ibintu Imana ikunda kumva. Wowe ntabwo uzi gusenga. Kuri utondekanya amagambo ushobora gusanga atari nabyo baheraho. Ariko umwuka wera ngazi gusenga, ajya dutakira cyane ngakaturira n'iminiho
n'imiruho myinshi itavugwa. Umwuka wera yari muri twebwe atwigisha gusenga. Twese haleluya. Atwigisha gusenga, aradusengera. Gatanu, atubwira ibizaba bitari byaba. Imana ishimwe. Bereza Imana icyubahiro. Haleluya. Atubwira ibizaba nta n'ibimenyetso byabyo dufite. Hajya tubwira ibizaba ari nta n'ibimenyetso tubona. Akavuga ngo mu ijuru bazabirema bizabaho. Mukomeze mwihangane bizabaho. Sara uzabyara mu ijuru hariyo Isaka. Hano uzabyara mu ijuru hariyo Samweli. Mwuka wera tubwira ibizaba tutari kubona ibimenyetso. Imana iba bonje. Hajya niko babyita. Nukubonja. Kwa kundi baguha utunyobwa nka 5 cyangwa 3 kugira ngo ubanze wumve ko buryoshye. Babyita kuwonja. Hari igihe umwuka wera tuwongesha. Akakubwira ati umva buriya hako ngako hari ibindi bintu byiza biryoshye biri inyuma. Ati wihanganye hari ibindi bintu biryoshye kurusha ibyo. Kubyara ntibiryoshye cyane. Kugira uwo kwita mami, ukagira uwo kwita dadi ntibiryoshye cyane. Ariko umunsi uzisanga mu ijuru uzaryoherwa. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ayo mashini bara ya Yesu tuyakomera cyane mwe twese. Haleluya, haleluya. Hari umunsi uzisanga umwuka wera yaguhaye. Yaguhaye abana baguhaye abakuwongeje, sinzi niba ariko bivuga. Yaguhaye akaza abakuwongeje, ababikoze kwa kundi. Ariko umunsi tuzisanga mu ijuru tunesheje isi, azaba duhaye ibiryoshye kurusha ibindi byose. Muhaguruke dusenge mu izina rya Yesu. Pentecote si umunsi ahubwo munyikirize. Pentecote si umunsi ahubwo ni ubuzima. Umwuka wera agendane namwe, akorane namwe, ararane namwe, ajya yirirwana namwe, bihinduka ubuzima. Kandi impano z'umwuka zirakenewe, ariko igikenewe cyane n'imbuto zawo. Kuko imbuto z'umwuka zinezeza uzifite, ntabwo zinezeza abandi gusa. 90% imbuto z'umwuka zinezeza wazeze. Iyo ufite amahoro wari wowe wigirira neza. Iyo ufite ibyishimo ni wowe wigirira neza. Imana ibahe kwera imbuto nyinshi mu izina rya Yesu. Narimvuze ngo Imana iduhe kwera imbuto nyinshi mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe Pentecote yanyu none. Abataruzura umwuka wera Imana ibuzuze mu mwuka wera. Abatari bavuga mu ndimi Imana ibibahe, kuko Imana ibitangira ubuntu kandi Imana irabikora muri Kristo Yesu. Muri iri teraniro se haba harimo umuntu utarakizwa? Ntushobora kuzura umwuka wera utarakizwa ngo wakire Yesu Kristo. Uzamura ikiganza cyawe tuguhuze n'Imana. Umuntu warukijijwe akagwa cyangwa umuntu utarakizwa ngo yakire Yesu, azamura ikiganza tumuhuze n'Imana. Nawe ugabane ku mugabane twagabanye. Uyu munsi utaha ubaye umwana w'Imana. Ubaye urimo wazamura ikiganza tukaguhuza n'ijuru. Umuntu ushaka gukizwa yakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ave mu isi y'ibyaha ajya mu isi y'agakiza. Cyangwa umuntu wari waraguye Satani akamurasa umwambi ukomeretse ubugingo, uyu munsi abwire Yesu ngo Yesu ndagarutse nanjye undemere Pentecote yanjye none. Uzamura ikiganza tuguhuze n'Imana. Ntago biteye isoni, natwe twagabanye ku mpano y'umwuka wera, nawe Imana yamuguha kandi byakubera. Nawe wabwiriza, waririmba, wahanura, ariko wagira n'amahoro menshi y'umutima kubw'agakiza. Niba ari ntawe ntacyo bitwaye, reka dusenge. Mana turategere kwakiru tumugusa bye twise mutwohereze. Mana yacu, Mana yacu, oheresu mu mitima yacu twe twuzuri. Nyamara muri iri teraniro harimo umuntu ukwiye kwakira Yesu. Ni ukuri kwiyera nkorera. Ukwiye kwakira Yesu. Kandi iyo Yesu yaje azana n'impano zose, azana n'umwuka wera n'izindi gifti zose ziherekeza umwuka wera.
ukwiye kwakira Yesu kugira ngo ubeho mu buzima bwo kwera imbuto z'agakiza. Use na Yesu, wubaka urugo nk'uko Yesu yakarwubatse, ucuruze nk'uko Yesu yagacuruje, ukora imirimo yawe yose nk'uko Yesu yakayikoze. Ariko nta terabwoba nkushyizeho, umutima wawe Yesu azakomeza uganirize, kandi umwuka wera azakomeza kukwemeza, kuko niwe wemeza abantu iby'ibyaha byabo. Ariko wari ukwiye kwakira Yesu uyu munsi ukagira amahoro menshi. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye ko waduteguriye uyu munsi kugira ngo utwigishe kandi udukeburishe ijambo ryawe. Umwuka wera twaramuhawe, niwe mbaraga zacu, niwe gakiza kacu. Ajya dushoboza ibyo tutakishoboza, ajya abana natwe. Uyu mugoroba turasenze utuhe izo mbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera be mu buzima bwacu. Bibiliya yavuze ngo nukabahumekeraho uwo mwuka, arabwe ngo nimugende mwigisha abantu iby'ubwami bw'Imana, kandi abo muzababarira ibyaha bazaba bibabariwe, nabo mutazababarira ntibazababarirwa. Uyu mugoroba turasenze ngo Imana itwuzuze umwuka wera. Umwuka wera turamukeneye, turamukeneye ngo dutere ikinya mu mibabaro yacu ya buri munsi. Aduha imbaraga zo kwihanganira ibitugerageza buri munsi. Bibiliya ivuga icyatumye abakera baba intwari zo kwizera ngo nuko bari bafite imbaraga zo guhamya, kandi izo mbaraga zari umwuka wera. Bamwe ngo bajugunyiwe intare, abandi bicishwa amabuye, abandi bicishwa inkota, ariko abo bose babaye intwari zo kwizera kuko bari baruzuye umwuka wera. Bibiliya ivuga ngo ntibatekereje ko mu isi ariyo gakondo yabo, ngo ahubwo barebaga umudugudu Imana yubatse, ngo bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira, ngo abavuga batyo baba bahamya gakondo Imana yabubakiye. Urakoze Mana, shoboza aba Kristo ba rubonobono kwera imbuto zikwiriye z'umwuka wera. Turi mu mubiri ntitwabishobora, ariko mu mwuka birashoboka. Iwacu mu mubiri biragoye, ariko mu mwuka biraba. Birashoboka ko twanyura mu mibabaro n'ibitugerageza byinshi, ariko tukagwiza imbaraga ntiducogore. Shoboza aba babyeyi, shoboza aba bakobwa, shoboza aba basore n'abagabo, shoboza abana bato, abakecuru n'abasaza bari muri iri teraniro, nibuzure umwuka wera kandi bahabwe imbaraga, kuko ari isezerano ryacu n'abazadukomokaho. Urakoze Mwami Yesu, urakoze Mwami Yesu. Nuhabwe icyubahiro kandi ukomerwa amashyi menshi. Ababyeyi bakuvugiriza impundu, ducuranga ibyuma bivuga cyane, amajwi mato na manini. Duhimbaze Imana yatanze umwuka wera, iduhe Pentekote yacu none, kuko ari Imana yo kwizerwa. Urakoze Yesu, uduhe imbaraga kugira ngo tutananirirwa aho twaguhamirije, uduhe imbaraga kugira ngo tudacogorera aho twakuririmbiye, uduhe imbaraga kugira ngo tudacogorera aho twakubwirije, duhe imbaraga tudacogorera imbere y'Abafilisitiya. Nubwo Goliyati afite ibikoresho bikomeye kandi ari muremure, ariko Dawidi wujujwe umwuka wera ufite amavuta azamwica muca igihanga. Urakoze Yesu, uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen.